mu muryango nyine hari habaye imanza aje yinjiye ngewe yaransize ku muhanda aje yinjiye ajya mu gipangu aravuga ngo ahamagara ushinzwe umutekano aravuga ngo wambarije icyo Marie Claire apfana na uteti wabo ko ndi kwa cyagikuri cy'igikire. Kibazo nk'iki kigeze kumbaho nicyo cyankijije niyo mpamvu abantu bagomba kwitonda mu mategeko. Narahohotewe numva ndababaye mu mutima wanjye mva no mu rugo ndimuka sinkiba mu rugo kubera ihohoterwa abantu bose basigaye bandeba bakanyita dore cyagikuri cyareze wa mugore mwana we nanjye mbivugiye aha ngaha nuko bo ndabizi ntago cyokora bazabimenya ko nabivuze. Muraho waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza ngufite amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yes, bakunzi ba KOP turabasuhuje kandi tubahaye ikaze cyane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turagarutse na mwarimu wacu. Mwari waramutse neza? Waramutse neza. Umeze ute? Saba. Ko ndeba ntaga courage se. Yego ibyo ntago rwose. Iyo ntarakora rwose. Oya ariko nanone hari uburyo bankureba nkabona urakonjemo. Amasaha yo gukora yandenganye ntago. Ariko utangira akazi. Yego umeze ute? Sava. Yego nanjye meze fresh cyane. Ushyiramo video yamamaza Hanika. Yego. Ayiguhaye. Ikoze neza. Yego. Na za nimero zose nabonye uzishyiramo neza uko arenye. Yego. Aha. Anga noneho nakoze neza cyane. Ngomba kubikubwira hakiri kare. Yego. Uyu munsi ndagira ngo tuze kwibanda cyane n'ubundi biragenda byegera mu miryango ariko ni muri societe muri rusange. Urugomo ruri rw'insoresore nagiye numva ni henshi hagiye hatandukanye ariko turaza gufata insoresore za Rulindo. Icyo nitukivaho nanone turaza kureba uyu muhesha w'inkiko uri mu manza byose turagenda tubigarukaho. Banza umuhesha w'inkiko. Manza umuhesha w'inkiko. Prominence. Umunyamategeko ukurikiranwe n'amategeko. Icyo nicyo kibanza. Umunyamategeko ukurikiranwe n'amategeko kubera kuko izira nsoresore zo harimo n'ubujiji harimo n'imirerere mibi turaza n'imiyoborere itakurikirana ariko tubanze mu mategeko. Mu mategeko rero umuhesha w'inkiko ari gukurikiranwa kubera gutukana mu ruhame. Sinzi niba babyise gutukana yakoresheje amazina ari amazina babyise gutukana mu ruhame. Yego. Ariko reka turebe amazina twita bafite ubumuga byafashe umwanya munini kugenda bahindura inyito. Hari naho byigeze kwitwa ngo ababana n'ubumuga nabyo birahinduka bitwa bafite ubumuga basohora icyo nakwita nk'inkoranya magambo. Buri cyiciro cy'abafite ubumuga bagira inyito bagiha itandukanye niyo rubanda yagihaga. Yego. Nibwo twumvise abitwaga ba Gicumba bakavuga ko ari abafite ubumuga bw'ingingo. Ibikuri bitwa abafite ubumuga bw'indeshyo ngira ngo bw'uburebure bugufi. Tugeraho abafite ubumuga abo twitaga ba Ruhuma ba Kajisho tubita afite ubumuga abatabona. Iyo ni inzira yafashe umwanya munini. Yego. Ibigo bivugira abafite ubumuga za Nidoru za UPHLS n'izindi nyinshi bashyiramo n'itangazamakuru. Iyo nzira twarayikurikiranye kuko niyo nkoranya n'icyo igipapuro cyanditse uko babita kiraboneka. Ariko nanone ibi bibaye inkuru kubera ko uza amategeko ari we wayishe. Yego. Kandi ari we wakabaye yanayigisha ahubwo. Mu nkuru ko nabyumvise uyu muhesha w'inkiko Aline wahanishijwe ngira ngo wasabiwe igifungo cy'amezi 2 n'ihazabu ya miliyoni 10. No ihazabu ya 200,000. Okay. N'indishyi z'akababaro za miliyoni 10. Okay. Urumva yagiye mu rugo agiye kurangiza urubanza arahamagara abwira ngo ushinzwe umutekano ngo
ndi kwa cya gikuri cy'igikiri. Ugiye mu marangamutima psychologically ese ibyo umuhesha w'inkiko yaragiyemo byari mu nyungu zuriya wamureze? Ndatekereza ari oya. Oya. Kuko twebwe dukoresha indimi, ubutumwa bwose buhabwa agaciro, usohora message ariko ufite uko wayitekereje mu marangamutima yawe. Yego. Ugiye kugirira neza umuntu ufite ubumuga, uko wamwita kose yabyakira, ariko uje kumugirira nabi ukamupfobya arakwitendeka cyane. Cyo ni kimwe byakozwe n'umunyamategeko unabizi, sibyo? Ikindi umunyamategeko ubizi kandi utari mu nyungu z'uwavuga. Yego. Ngo yabivuze hariya mu rugo, arongera bivuga no mu rukiko. Bivuze ngo ntabwo byari mu nyungu z'uwavuga. Aho rero kumurega byari ngombwa n'urubanza kugira ngo rube no kugira ngo bibihe abantu isomo ko abantu bagomba kugenda bitondera inyito n'imvugo bakoresha ku bandi. Ariko umuhamagaye ukamubwira uti ngwino nkugurize miliyoni 5 wagikuriwe, ntabwo yakureka. Nubwo mama ngwino nkugurire, afite business, ngwino dusangire, afite business kwavuga ngo nshaka toni, umva gikuri ndashaka toni 5 z'umuceri. Aza yiruka rwose. Nta manza zirimo. Icyo ni kimwe ko turimo turareba imivugire, inyito, ariko nanone ya mivugire ituruka imbere wari ugamije icy'ubundi. Yego. Kuko aba bantu bafite ubumuga benshi bwabo aya mazina barayiyita ko batajya kwirega. Impumyi irabasaba, bo barayiyita. Impumyi irabasaba muri gare, ntabwo ujya ubyumva. Njya mbyumva. Kwitirega cyangwa ngo hajye ujya kwirega se. Impumyi irabasaba. Mufungurire Ruhuma ari ubyivugira. Gerigeze kujya mu kiganiro n'abaturage Ngororero, ngira ngo mu murenge wa Kabaya, bo bwaba ari bo bivugira gutyo. Cyo ni kimwe. Nuvuga ngo iyo ari we uri kwivuga nta kibazo kirimo. So ari amategeko yagiyeho n'ari amazina kugira ngo abantu babikoresha mu ruhame cyangwa se ku mpamvu zindi zagutse, kuko mu rugo ho barabivugana. N'umwana aravuga ati papa so yitwa nde Gicumba, umwana byita se, umwana yarega se, umubyeyi yarega umwana se, kandi akabyakira kubera ko ntago biba bigamije kumupfobya, sibyo? Ariko uvuze ngo egira konvayeri abwiye wa muntu uvuga ngo impumyi irasaba, avuga ati egira wagihumye, yahita ajya kumurega. Ariko nanone kurega konvayeri nabyo turaza kubireba. Hano turavuga umunyamategeko. Konvayeri se wamurega ngo iki cyamuvaho. Niyo ni urubanza ruhere ahantu mu bushorishori. Umunyamategeko. Ikindi bo ubwabo barabyiyita ntibitera ikibazo. Ababyeyi babyita abana ntibitera ikibazo. Abana babyita ababyeyi ntibitera ikibazo. Abavandimwe barabyitana ntibitera ikibazo. Ariko mu nyungu zabo ubivuganye uburakari ushaka kumugirira nabi bihindura inyito. Bivuzwe nande, abivuganye iki, muzihe nyungu. Iyo niyo communication. Ntabwo abantu bose umuntu wese bavuga ijambo igikuri ntabwo yaba tukanye, ahubwo abivuze agamije iki. Ndaza kuguha urugero, ariko reka manze nkomeze. Bo barabyita, ababyeyi bakabibita. Nk'umuntu umunyamategeko wa Nidoro yitwa Murema, babyumva, yitwa Murema Jean Baptiste. Ababyeyi bamwise Murema kubera ko aremaye, uranyumva? Yarega ababyeyi se, cyokore yarihinduza arabyemerewe, ariko ntacyo bimutwaye, sibyo? Yego. No mu nkuru ya igihe bamuvugamo yitwa Murema. Ikindi kibizambya ngira ngo icyatumye cyane cyane bahirimbanira ko ayo mazina ahinduka nuko urumva uwo nkubwiye yitwa Murema umuntu, andi mazina abari mu nteko zindi zitagira umuntu, impumyi nk'imbwa cyangwa nk'ishoka, ikimuga nk'ikijumba nk'igiti, ubu umuntu wabutwaye cyane. Umwise mumuga byakoroha, ariko pana kimuga. Umwise muhumyi
byakoroha kurusha kumwita impumyi. Umwise muragi biroroshye kuko daboro biroroshye kuruta uko wamwita ikiragi, wamushyize mu cyiciro cy'abantu. Urabyumva? Kuko ayo mazina yose rero yose hafi ya yose bagiye bahindura, yose yabari za ki kandi iyo ni inteko y'ikintu. Abantu baba mu nteko ya mbere n'iya kabiri: mugaragu, mugabo, bagabo, abo bose ni abantu. Ariko wagira gicumba, ayiwe umwise mucumba biroroshye kurusha kuko d'office wahinduye inteko y'izina ukamujyana mu batari abantu, mu bitari abantu, wabirangije. Niyo mpamvu bashakaga ko bihinduka benshi amazina menshi y'abafite ubumuga, n'umva na gikuri, wenda wamwita mukuri cyangwa mugufi. Muri 1993 turi abadeplace, kibazo nk'iki kigeze kumbaho. Twigaga ku ishuri dufite cyakubayeho se kuri wowe? Itonde nyine niko ndakurura ahubwo ushobora gutuma mbyibagirwa. Cyambayeho turi abadeplace ku ishuri, twari dufite abahungu babiri bakomoka mu Rukiga. Yego. Ariko kubera ko yari periode ya politike, nanone Urukiga vis-a-vis y'ibindi bice, icyo gihe Ubukiga bwari bwarabaye ikindi kintu. Tukagira umunyeshuri witwa Mukiga Denis, n'ubu arahari. Tukagira n'undi witwaga Bizumuremyi Theogene, ariko nawe ku ishuri bamwita Mukiga kuko yari we. Hari ubyitwa kuko ababyeyi babimwise, hari n'abanyeshuri bari barabyise nawe akabyemera. Yego. Bavukaga bose mu Rukiga, umwe ngira ngo umwe ni nka Mukarange, undi Cyumba, bose tujya tubonana. Uwo wanyuma witwaga Mukiga afite andi mazina ni na gitifu w'akagari. Basi tugiye mu nama turi kugira ibyo turekarama, tubwira directeur yari inshuti yanjye. Bampaye ijambo, ubwo hari amaze kuvuga Mukiga Denis. Directeur we ntabwo yabaga azi abanyeshuri bose. Magurutse ndi gusubiza ku byo Mukiga yavuze, ndavuga ariko nyakubahwa directeur, ibyo uriya Mukiga avuga, directeur abazamukiya, we ngo uzajya ni ibiki, twese turabakiga hano. Ndavuga ntega niko ababyeyi bamwise directeur. Abarabigaruye, urumva ukuntu yaragusimbuka. Urumva? Navuze Mukiga wiswe n'ababyeyi, directeur abifata mu Bukiga buri contextuel, mu gihe cy'intambara. Urabyumva? Yego. Twarabadeplace kubera iwacu haberaga imirwano. Urabyumva? Yego. Noneho kandi iyo zone yari Urukiga. Yego. Unono uwitwa Mukiga maze kuvuga agenda ndavuga, directeur aransimbukana ngo nzanye ivangura kuko mwisi Mukiga. Kandi niko yitwa, nicyo cyankijije. Iyo mbyita wa wundi utarabyiswe n'ababyeyi, dosiye yari kuremera cyane pe. Yego. So ibyo rero ni ukuvuga ngo abantu mu nyito dukoresha cyane cyane abantu ku rwego runaka, nibaza ko buriya se nk'uriya mudamu cyangwa se umuntu ufite indeshyo nk'uriya mudamu, ari nk'umunyonzi umutwaye akavuga kuri telefone, oya buretse ndakuvugisha ntwaye cya gikuri, yamurega akamukuraho ikisi, agahanwa. Umunyonzi yego, uriya kunguka ikisi, akumva abayisatisfize mu muri mutima. prominence. Uriya nuko ari umwavoka, uriya nuko ari umuhesha w'inkiko, afite ubushobozi kandi afite urwego rwo kuba yakaba yumva ibyo bintu. Ibyo uri gusubiza twe twabibayemo, babyumva. Ni uvuga ngo icyo nise prominence, icyaha kigira uburemere par rapport y'uwagikoze n'icyo uwo muntu akora n'ubushobozi afite. None ari nka mayibobo se kabimubwira, yajya mayibobo wajya kuyirega, ahubwo ninde wayakira, ninde wayifunga? Cyabinde ejo muri twayemo tuvuga ngo abantu barareshya imbere y'amategeko gutese. Urase niwe ubivuze bwa mbere. Muri gare birwa impumyi irabasaba ko batayifata. Ese bayifata bakaba ariyo bafunga se kandi ari iri kubyivugira. Kugira ngo habaye iki, havuze nde, byavuzwe nande, ashoboye iki, ari ku ruhe rwego. Yego. Burari nka gitifu w'umurenge bahita bamweguza. Gitifu w'umurenge avuze mu nama mu nteko y'abaturage ati, yewe
muhigamire n'uwo ruhuma atambuke gitifu umurenge yahita agenda ariko mudugudu ubu ni ukuvuga ngo yabaye kese ariko iranigisha nshime no kuba urukiko rwarabihaye agaciro kuko urwego umunyamategeko aba ariho muri sosiyete ni urwo kuba yabera abandi urugero rero sindi uriya mudamu uriya muhesha w'inkiko simuzi Aline ngo uriya witwa Aline irindi ndaryibagiwe ntabwo nzi uko asanzwe yitwara ushobora gusanga nawe asanganwe n'indi wenda n'indi myitwarire nyine igaragaza imbaraga cyangwa ntacyo atinya cyangwa ntacyo yumva ko byose abyemerewe kuba yarabivuze kabiri ni ikibazo gikomeye ariko nanone mu guca imanza nubwo amategeko afite uko abibona buriya umuntu wageze mu rukiko agahakana ibyo yakoze buriya 50% aba ari kwicuza yemeye kwivuguruza nubwo mu mategeko bavuga ngo ugeze imbere y'umucamanza akemera icyango yarworohereje ahubwo akaba ari we bababarira ariko ni ukuvuga ngo ndabyemere ngiye narabikoze kurusha uhagera akadagadwa akafata kare iryo jambo sinigeze ndivuga uwo muntu ire amwatsiye ko verti igice kimwe cye dufite niba ibintu wabikoze iyo ugeze mu rukiko ukabihakana 1 ubikora ntiwari uzi ko byagera aho ngaho 2 imbaraga wabikoranye n'amarangamutima wari ufite icyo gihe si yo ufite uyu munsi so waricujije wenda icyo utakoze ni ukwegera wa muntu ukamusaba imbabazi nicyo bagushinja bavuga ati ese aho mariye kumva ko ibyo wakoze atari byo waramushatse noneho tena uri no muri mu manza muri cadre y'imanza ofete context yari y'urubanza no kurangiza urubanza nta bantu barangirizwa imanza bishimye sibyo yego umuhesha w'inkiko aza hari uruhande arashimisha n'urwo arababaza noneho ukabibwira umuntu noneho utari ku ruhande rwe no umwavo kukunganira kwiseti gikuri banguka umbwire kuri no ngingo wamureka kandi ari wari kunganira ku nyungu zawe ngiye wabyigise namureka kuko ntabwo uri cyo navuze ngo mu nyungu zawe mu nyungu umuntu uri mu nyungu zawe aho naba mpagaze hose okay sawa uzabigerageze oya si kandi ntari cyo oya bazakwita n'ikindi ubwo utumye nibuka indi ngingo kuko bigeze aha twagera n'ahandi hantu hari abandi bantu bitirirwa uko bameze sibyo nari imereye kuri ba Mukiga dufite ba Gasongo dufite ba Kazungu dufite ba Rukara babyumva ariko umuntu niba yitwa muzungu yarabyiswe n'ababyeyi uwowe deja d'abord ni umuntu kandi yabyiswe n'ababyeyi ariko harabo twita abo ngabo Kazungu Rukara Chehusi Braka babyumva ubwo izo manza zose wazibaruka zishobora nawe nkakwita Kasongo wandega Gasongo monta kamera ishwe arora uruvuga ngo ariko byose agiye mu mategeko yabona ingingo imurengera niyo mpamvu abantu bagomba kwitonda mu mategeko yabona ingingo imurengera umuntu niba afite amazina yiswe n'ababyeyi akayemera ntayahinduza avuga ati mu nyito uko ndeshya akagumana iry'ababyeyi ayandi ni uburenganzira bwe ariko nanone areyajiza pa raporo yo kuvuga ngo umwise Gasongo mu ruhe rwego niba ari Gasongo kwamamagara ati ngwino niwe Gasongo tugira ngwino ushyiremo ririya tara ushyiremo ririya tara uzamure file ya volley urabyumva cyangwa ube coach niwe ubasumba aho biri mu nyungu ze ariko kwamwita Gasongo ariko ari kuvuga ngo aha inzu yanjye se gubura Gasongo arabasha kwinjiramo se ngo Gasongo we gumba hanze ntiwaca mu muryango aho ngaho urabyumva hari n'ababavugiraho neza yabona umuntu wenda umuntu w'igikara bakamwita Kazungu cyangwa se bakavuga ngo yisiga siraje ibyo byose kuko ni ikesiyo yo gupfobya umuntu mwisi izina ritari ryo ariko ugamije kumuzamura mu buryo busobanutse aho nta kibazo kiba kirimo ariko iyo umwise nabi ugamije kumunyega no kumupfobya muri gutongana cyangwa mufite icyo muhanganiyeho akwitendeka cyane niko bimeze buri urebye neza uriya muhesha w'inkiko ibyo yari arimo ntabwo byari mu nyungu zuriya neri abyumva so abantu rero ubwo ni ikosora iyo bihereye mu banyamategeko ngo n'abandi bumve
ariko nanone nakubwiye ngo umunyamategeko urwego ariho muri sosiyete ntabwo ari nk'umunyonzi, ntabwo ari nk'urwa konvayeri. Konvayeri nibyo biberamo. Akoze konvayeri uramurega arakorera 5 ku munsi, ayo mande iyo hazabu ya magana yayikura he ute n'uwo mwanya. Ibyo byose ejo nibyo nababwiraga ngo icyo bita imbere y'amategeko abantu barareshya yego, ariko socialement ntago abantu bareshya. Injustice ni naturel. Ako kaniwe kavuze ndabikunda cyane. Ni karemano. Ni karemano. N'abantu ba kera benshi abatekereza ba kera bari babizi. L'injustice sociale est une loi naturelle. Shobora kuba ari nka Hitler cyangwa undi muntu. Injustice sociale est une loi naturelle. Kuki uvukira mu gishanga abandi bavukira ku musozi hejuru? Kuki uvukira mu mashyamba abandi bavukira mu mataje? Bashyiraho itegeko ngo mwese munashya gute ayinya. Kuki wiga mu ishuri rimeze gutya abandi bigira ku biti? Kuki wicara ku itafari abandi bicara kuri pipitre? Uri kubyumva? Amategeko yo aberaho rubanda rwose, ariko pratiko mu bundi ngewe nuko bidashoboka. Erezoma nyine ko twageze no muri gahunda y'ubuhuza n'ubu harimo inama. Ubundi amategeko kuvuga ngo itegeko ribereho iyo filozofi sinyumva, kandi abyuka ko nacyagiye Chief Justice yatubwiye ati ku mategeko y'amavaburayi ubundi ntabwo itegeko rikaberaho umubumbyi, umushumba, umurobyi, umucuruzi, bose rikaba ari rimwe, n'umuhigi rikababeraho rimwe. Umuhigi ntaniga, ntazi naho riba, ntari somo. Babyumva? Ejo ukavuga ngo nyamara ngura muhigi ngo arica itegeko ryo kurinda ibidukikije. Ararizi se? Rushimusi ararizi se? Nukuvuga ngo byanakabaye navuga se ngiki. Haraho byakabaye bigera. Itegeko rikaba appliqué par rapport y'uwo muntu riri kwaplikwaho wafite uruhe rwego vis-à-vis yaryo. Nk'umunyamategeko buriya imiyaga yaba mikeya kuko we yisha ibyazi muri kwa babyita ngide kwa kureba kure k'umucamanza, ubushishozi bw'umucamanza. Umunyamategeko wayize wasanga no mukubura n'abafite avoka, noneho umuhigi we ntabyazi, ntazi gusoma no kwandika, aje no mu rukiko wenyine. Ndiburanira bati uriburanira ati ndiburanira. Ibyari byose icyo ubwacyo nacyo bakabaye babaza bakakira bati uyu muntu wiyaminiya agashaka guhangana n'umushinjacyaha n'abavoka b'uwamureze n'umucamanza, urumva ari umwe we, abo bantu bose bafite amarisanse mu mategeko. We nta n'ibyazi ati ndadwiburanira. Ayinya ubundi umucamanza yakabaje akareba vulnerability y'umuntu, babyita kuburana umuhenerezo. Kwiburanira nabyita nabyo ni ndanga gutukana, ariko ubundi guhitamo kwiburanira haba harimo urwego rw'ubujiji. Si byose ugiye guhangana n'amategeko, uhanganye n'abayazi, nawe uti ugatangira ukanabyica, sibyo? Ugatangira ukabyica. Hari n'imanza tujya tubona zibamo abantu bagashaka kugigira ngo nabo bivugire. Nuko Mironko bamukatiye burya yambuye ijambo umwavoka we, abyivugiye abivuga nabi. Babyumva? Na Moses yaragiye kubikora. Hari nundi ubwa mbere, hari nundi ejo wundi wari uri kubikora cyane. Witwa nde? Witwa Super Manager. Ngaho icyaje aburana na MTN. Yari abavoka be bavuga gahita baca mu ijambo atereka mbyivugire. Aha. Ari rero byivugira ukabivuga nabi. Ariko nibura wabazanye. Nubwo Mironko we nubwo yari amufite nyine yamuciye mu ijambo manza bambwiye ngo byeka mbyivugire, urabyumva? Ariko kujya imbere y'inteko iburanisha ushinjwa n'umushinjacyaha, uwakureza afite abandi bavoka bunganira ubushinjacyaha, imbere yawe hari umushinjacyaha n'umwanditsi w'urukiko, uti nge ndiburanira, kandi n'umwavoka afite urubanza ashaka abandi bavoka. Noneho wowe uvuye mu ishyamba muri Nyungwe wahigaga indonyi ntazibaye ibyondi, umuhigi w'ibyondi aravuye mu ishyamba ati ndiburanira. Mwana we ntazi n'itegeko habe na rimwe azi.
agatangira akabivuga ahubwo agatangira no kubizana ejo bundi muri rwa rukiko muri rwa rubanza rwa dogiteri hariya Kicukiro umugore yaraje ati ndiburanira bamubaza ati aba bantu bararya ngo buri cyumba kirimo itureri y'amagi ngo barya special ngo bagire agatangira umucamanza ati no genda gake barabyumva ati agatangira ngo biri umushinjacyaha ari kuvuga ngo ntibarya ngo hariyo stress ati no subiza ibyo nkubajije uriya yabwiraga uruki uve mu bushinjacyaha kuko urumva umushinja abantu bose bababwira umucamanza yego bakanasubiza ibyo umucamanza babajije ariko noneho uwo mudamu we kuba ko atabizi yasubizaga ibyo umushinjacyaha yabwiye umucamanza kandi agomba gusubiza ibyo abajijwe asubiza umucamanza kuko umushinjacyaha yavuze ibye abibwira umucamanza yego nawe uravuga ibyawe ubibwira umucamanza noneho bagashaka gusubiza ibyo umushinjacyaha ibyo rero ni ukuvuga ngo abantu bakeneye kubihugurwamo cyane ariko nta ubwo bushobozi sinzi ko buhari ahantu bose ni ukuvuga ngo amategeko menshi tuyamenyera mu rukiko tuyamenya yatuguyeho tukamenya tugeze imbere y'urukiko byakabaye abantu babimenya hakiri kare so rero iyo yatangiye ba Kanyonjo Kanyonjo yari umumotari akaguca amafaranga ukamujyana uvugiye kuri telefone ukabwira umuntu ngo umumotari untwaye ni Kanyonjo haro inshuti ya papa nzi kandi niko bajyaga bamwita Kanyonjo no muri telefone ya papa handitseho Kanyonjo warebamo Kanyonjo yamurega rero ariko niba ari inshuti ye ntabwo yamurega inshuti nose ko na nyina ariko amwita kandi nakubwiye ngo umubyeyi inshuti abavandimwe ariko afite ubwatsi Kanyonjo ubwatsi bwinshi cyane yego uwo nawe yakurega rero umwambuye agenda wa Kinyonjo we ayo arahagije muvuganye 5 umuhaye 3 yatangiye kureka amati 2 biri hehe genda wa Kinyonjo yakurega ariko umuzane agutumye 5 ukarenzaho 1000 akira Kanyo uze no kunywa agafanta uvuza ko kantu ko mu nyungu ze harabona giye mbona bavuga ngo neri ngo ari gushaka nyine amafaranga ntabwo azayabona abo bareke bari mu murongo mubi ntayazabona kandi indishyi z'akaba bari miliyoni 10 ariko bite byawe nakabya azabona ifaranga rimwe indishyi z'akaba baruse niba pima wababaye ku ruhe rwego niba hari akazi yatakaje niba hari ibye byangiritse kubera iryo jambo rya okay none se niba byaramukomenekeje mu marangamutima cyane akigunga ega mu rukiko si ibyo urazana amaranga barabipima niba yararwariyemo indwara y'umutima n'urugero akajya kuyivuza azazana facture ko bayimusanzemo indishyi se no gupfa gutanga ngo wazisabye bagakubaza ngo ni ibiki wahombye watakaje akazi butike yarahombye abakiriya ntibakikuyoboka wavanyemo uburwayi wivuje warabugize ntiwivuze iri ibimenyetso mu rukiko niyo wavuga ngo ngenda ndandabirana nzunguza ubutwe erekana muganga wabyemeje ibyo abantu bari gutekereza ntago bazi uko inkiko zikora ufite wagira ngo ntibarazigeramo cyane ntago bakurikiye imanza nyinshi urukiko naho rwemeza ifaranga rimwe haryo ntabaherutse kurica papi avara na kabonero w'umuseso bigeze kuri muca aburana nande vice president w'inteko ntibamuhaye ifaranga rimwe ayinya ibwo abandi simbavuze hari wasabye miliyoni 10 bamuhimwe ibyo ngibyo ntabwo umucamanza apfa udonko ntabwo apfa kwemeza indishyi barabara niba yarimutse kubera ko aho yaratuye habaye bari kumuhohotera bajujura ashobora kuvuga ngo aho wimukiye wishyura ngahe uzahaba imyaka ingahe bakavuga ngo igihe runaka bizaba byahindutse icyo kirashoboka ntabwo ari gupfa gutanga indishyi rero gutya gusa umucamanza se wese umuntu ntabwo ariko ikimenyetso cyo gusubiza umuntu icyubahiro ni ifaranga rimwe barimo ariko naryo aba ari igihano ntabwo biba bimugize umwere ntabwo biba bimugize umwere n'ubundi ariko urubanza rw'indishyi ujya muri detaye dore ibyangiritse yego marangamutima ntawe uyapima rero yego niba ntawe uyapima reka abo ngabo bari numva abo ngabo uretse gato niyo mpamvu mba nanga ko uzana ifashanyigisho y'abantu batari ku murongo
abo ni abafitiye ishyari uriya mudamu kandi yarakomeretse koko uriya ufite uburebure ufite ubumuga bw'uburebure yarakomerekejwe sibyo abari kuvuga rero ngo arashaka amafaranga kandi n'ubundi wenda ushobora gusanga yasangana kuko navoka avuga na metre wamututse yavuze ati ndi kuri cyagikuri cy'igikire abari gutekereza ko agamije amafaranga ntabwo ari byo agamije gusubizwa icyubahiro kandi hagarariye abandi bafite ubumuga bahura n'ibyo bintu. Okay, none ubwo agamijwe gusubizwa icyubahiro kuki atatse ifaranga rimwe ntabwo ari buryakana urukiko urukiko nirwo ruguha usaba ibyo ushaka urukiko ariko ntabwo wagera okay nyine we yari gusaba ifaranga rimwe ayo siko amategeko akora usaba maximum urukiko rukakugenera ashobora no kumuha 100 nta birenze cyangwa 200 kugira ngo wasaba ifaranga rimwe se ahubwo wamubwira uti mumubwire aze kunsaba imbabazi mu nyandiko agira atya ibyo byose ni ibihano ariko kuvuga ngo basabye miliyoni 10 ngo hari abantu bahita bumva nyine ngo kwaka indishyi ngo ni kwimara ubukene ariko iyo umuntu yakomerekejwe mu marangamutima abakeneye gusubizwa agaciro nibyo nakubwira ibyo nta mafaranga angana nabyo nibyo nakubwira gukambwa ngo ntago marangamutima bayapima ntabwo bayapima ariko ntibivuze kutakomeretse apimwa na urukiko zagera ukavuga niyo warira ugomba kugaragaza ikikuriza ukavuga ko utekereje ibyo bakwise n'ibimenyetso ngo niyo warira cyetse uburana n'umuntu udafite umwavoka ugomba kugaragaza ibimenyetso ariko nanone ntabwo yasaba indishyi nkeya cyane ko ashobora kugira abavoka akenera ashobora kugira usaba maximum ariko nta mucamanza warenza miliyoni wenda ndabizi kandi nabo yego reka twigire kuri rwa rubyiruko sasa ari naho tunasoreza uru rubyiruko ruri kugenda rondagura abantu wambwiye ngo ubujiji oya ntago ari moretse gato iyo ngingo ntago tujye tuyivuga ni ngari cyane navuze ngo ni kategori y'abafite ubumenyi buke kategori y'abafite ubumenyi buke yego twahereye ku munyamategeko wabyize uri imbere y'urukiko ibintu byabereye Nyamirambo ubu nibwo tubanutse tugeze Rurindo mu bishanga urumva ntabwo wahera mu bishanga rero usize urukiko kareka ijya kuri shehera kuri prominence mu mahame y'itangazamakuru nuvuga ngo ninde uvugwa tuvuye ku munyamategeko nawe tugiye kuri ruriya rubyiruko d'abord burandi rwize abyumva yego byapfiriye hehe mu muryango nta burere babonye yego ntabwo bizi nta burezi babonye nta mirimo bafite nta mafaranga bafite urabyumva bajya mu bitabi community irebera urabyumva yego ibyo bitangiye ari amatsinda ni menshi kandi nkunda kubaza mushuti wanjye ubishinzwe nkabona asa naho abikwepa sinzongera kwirwa nanabimubaza ariko ubundi ndavuga ngo itsinda ngo ari Rurindo ngo bitwa abagangi kandi hino yaho hahoze abitwa niba ari abameni tukagira ibihazi iyo za Ruhango tukagira intaragahanga zahoze hano Bugesera muri wa muhanda twanyuzemo tukagira imparata za hano za mu burasirazuba za Ntunga kugenda na za Rwinkwavu tukagira abuzukuru ba Shitani tukagira abasirikare tukagira rotire ta parole sinigeze nkoresha iryo terime rotire ma parole tukagira abo bangororero bita gutyo tukagira abandi ni benshi cyane ayo matsinda nigeze kubaza umuvugizi wa polisi avuga ngo itsinda ryirema rikageraho rigira izina bivuze ko hari n'abandi ba Nyabihu bivuze ko kugeraho rigira izina rifite no komite sibyo se cyane ninde uhitamo izina ritorwa n'abandi sibyo yego umwe ashobora kuza ati twitwe abakarasi undi ati oya donc hari komite yiremye hari president na vice president arupanga ibyo barakora hari chef de bande ibyo bintu rero byose kugira ngo bigere kuri urwo rwego haba harabayemo uburangare bwa societe muri rusange societe igizwe abaturage abarimu ababyeyi abacuruzi ab'inzego z'umutekano n'abayobozi kuko iyo kipe nk'iyi ya Rurindo bari kuvuga ngo igizwe n'abantu 50 ni ngari none se 50 none se n'ukwezi kumwe yakwikora mu kwezi hishwe hari abagenda bajoininga none nyine yatangijwe nande batangiye bate bashobora kuba baratangira abasore 3 5 bagendana ntacyo bahuriyeho usibye itabi
ntibajyanye kwiga ntibajyanye ku kazi nta murimo bakora abantu bakarebera ubwo batangiye gutyo batangira kwitwaza udukoni tugufi bagera ku duhiri. Nigeze kujya mu kiganiro muri Nyabihu umurenge wa Jomba bo bari bakiri batatu wasanga aribo bakuze bari bakiri batatu bagendana bafite ingendo idasanzwe noneho icyo uvuze bakakwegera bakakuganiriza icyo basubije bakagira uduteri mahita bakubita aho ngaho bavugira rimwe ibyo uvuga nibyo bakanuye. Jorogrete kucyo gihe nta kintu nigeze mvuga ariko narabibonaga ko bazavamo ibandi iremereye urabyumva nuko bitangira abantu bahujwe n'iki nta si umurimo si amasomo si akazi bahujwe n'iki none bagatangira bagendana udutwaro duto ushobora no gutangirana abuzukuru wa shitani bo bagendana inzembe mu mufuka. Nigeze no gukora video yabo abandi bagatangira kugendana udukoni tugufi bikagera ku nkoni ndende abandi amabuye mu mufuka. Ndakumenyesha ko abuzukuru ba shitani bamaze kugaba amashami bageze bari kototera Rutsiro umurenge wa Kivumu icyahoze ari Nyamyumba urabyumva yego ariko kandi bakagera n'ibikorwa bibi byabo bikagenda byaguka. Ngiye bafashe umuntu ndeba rwose binjira muri rigore ndeba ndi hejuru muri etage ndi gufata video baragenda bahingukira ahandi buracya ndongera ndababona. So nuvuga ngo rero utu dutsinda dutangira abantu bareba bakarebera bariya barurindo ngo bagezaho kumena iduka urimo nyiri duka byose bati bakabisohora ukaberereka wagira ute kujya ushaka ubuzima bagafata abagore ku ngufu bagafata abana bagiye kuvoma tusa ni ibintu bisaba izindi ngamba cyokora babandi wari uvuze nka kubuza nubwo byumvikanye babandi bangororero ho nibura uriya muyobozi yafashe umuyobozi w'ingabo yafashe ingamba avuga ko agiye kuzana abandi yego batandukanye nabo kandi ndatekereza ko na gitifu bahise bamwimura cyangwa se niba bataramwimura ariko ntarenze uyu mwaka gitifu uriya murenge ibyo ni bimwe mu bikorwa. Hanyuma hakaba no gukaza uburyo bwo gukurikirana abantu biroroshye cyane n'aha ngaha tuba dutuye ujya kubona ukabona insoresore 3 4 zihora zigendana ugasanga muri quartier ziciyemo nka 5 ugasanga zambaye bimwe zigenda bimwe ibigambo bimwe ugasanga ntacyo yimariye ukibaza ngo nibigera saa 3 bano bantu barakora iki. Abantu bamaze kugabanuka mu nzira nuko bitangira naha mu Kiyovu barahari maze kubona nkaba umanzi itsinda rimaze kugira nka 4 babyumva kandi uko niko baba bagenda banakura uri kuriye manza nigeze kugira igihe ntamubona gumanza bari baramushyize ndani yego ariko baravuga ibigambosha bamaze kuba 4 abo bose ni babandi barangije primaire bagarikiye nko mu wa 4 primaire yabona abandi birwa bagenda bakabaho uwa gatanu akawihorera uwa gatanu akabara uretse yabona abandi bajya kwiga nayini abatibira no guta umwanya bakirwa bagenda gutyo abo nibo uko bagenda bakura uko bagenda bahura n'abandi niko bagenda biga nandi matekinike ushobora gusanga saa 5 aribo bagenda burira ibipangu batwiba ariko bitangira tureba na mudugudu ababareba ngiye ntacyo mpisha barazwi na mudugudu bamucaho yego akicecekera wenda atinya ati nimba avugaho barantuka cyangwa bazahera iwanjye baza kwiba bunanjye mbivugiye aha ngaha nuko bo ndabizi ntago cyokora bazabimenya ko nabivuze ariko bo ntago babyirebera nibabona n'uwo mwanya ariko nuko ayo matsinda atangira arahari menshi sero sinzi impamvu ariko bundi kera manzariho kera habagaho community policing ni manzariyo yakabaye idiringa n'ibyo bintu ariko bamaze kuba benshi cyane mu Rwanda ntiwabura ayo mabandi ntari munsi ya 20 ni menshi cyane yiyubakate gake ahurira aho banywera itabi cyane ntashobora kwinjira ntago binjira mu kabari ko nta mafaranga bagira ahubwo itabi sinzi uko bayabona nayo ni nkuko nyine baba basahuye ahantu ariko kugira ngo agure mu mwenda cyangwa aguremo agatungo kujya mu bitabi navuganye n'umuntu nibona avugana n'umuntu ku karere ka Rulindo
ngo baze kumbwira niba hari ingamba zaba zafashwe ziri gufatwa ariko mu nkuru gitifu w'umurenge avuga ko bari gukorana na polisi ngo bahashyira iratsinda bavuga ko ari 6 bigeze gufungwa bigeze gufatwa bagashyikirizwa ubugenzacyaha ariko nabaririya barisenya ni ibintu byoroshye tekinike zirahari nyinshi ushobora no gufata umuntu akarijoyininga agiye kurineka nyuma y'ukwezi akayamenya amadresse buri umwe aho arara basi hakaba operation ni ibintu byoroshye ahubwo ni ukutabyitaho ubwo no kuvuga ngo bihera muri ya community yaho bari muri ako karere icyo kireke shaki kiryoshya video no mu kiganiro cy'ubushize byajemo noneho ikirangaye donc urumva hariya ni muri kagari ka mu murenge wa Masoro numvise ngo nahitwa Murehe kandi naho ni muri zone ibindi bibizamura cyane ni muri zone y'amabuye y'agaciro zone z'amabuye y'agaciro iyo abanyarugomo ni nka bimwe bya Ngororero iyo urugomo rutavuye mu bacukuzi ruba mu bashinzwe umutekano wo bucukuzi cyangwa rukaba mu basangira n'aba bacukuzi kwicara uzi ngo hari umuntu wamanutse mu isimu arazamukana naye dusangire ukirwa gutyo urera intoki udakora zone y'ubucukuzi ntibura mu bene ibyo bintu na Masoro ni muri zone y'ubucukuzi babyumva nabo ba mbere bahabaye bitwaga abameni nabo ni hariya muri zone y'ubucukuzi muri Rutongo mine so rero ibyo ni ibintu byakabaye bifatirwa ingamba hakiri kare kugiye cyose hari abantu batafite icyo bakora hari abantu bundi mu bantu ba mbere bahungabanya umutekano nabadafite icyo bakora sibyo yego nabakora bike bakabona byinshi mu bacukuzi nabo barimo rero umuntu amanuka nta na 5 akazamukanira 5 cyane ubwo aho aranywera bose arakubita bose cyangwa se abanze mu gusengera ahere kuri mudugudu na chef w'irondo abarabaguze abasigaye bose ahondagure abo bantu babiri ni danger muri ku mutekano umuntu udafite icyo akora nukora bike akunguka byinshi none uwo muntu nawe wa undi wakoraga bike akunguka byinshi agakonsoma byinshi iyo noneho yabibuze nawe ajya muri babandi nuko byirema so muri zone z'ubucukuzi babisaba guhozaho ijisho cyane ko bafite amafaranga bakora butinga mudugudu akagira ama escort akagira amatura ajyana kwa gitifu w'akagari akagira atanga kwa gitifu w'umurenge ubwo umuntu uburinosa muri iyo dosi ni meya wenyine kandi meya kutekereza imirenge 10 n'ingahe niko byagenze ntari Ngororero ubu ni nako n'uwarurinda agiye guhangana nabyo biri hano Masoro yize hano za Rusine urenze Nyacyonga hafi y'umujyi so Yesu ntabwo ari nko baba benshi bundi na 3 cyangwa 5 mudugudu yakabaje ashyiraho ikibazo akabwira komanda ati ibi bintu bite bimeze bite kundi kubona nkanjye abo ngabo mvuze abantu bakunda guhagarara ku kiraro nabwiye komanda ujye utaha ari uko iki kiraro nta muntu ugihagazeho ahaciye kabiri bahindura isete babaga ku kiraro babiri haruguru babiri hepfo kera komanda nariko ibiti unabari bahari bagenda banyuranamo ukabona baciye bagendana ibipantaro byenda kugwa nta kumesa ibisatsi barira mu nzira ibigori ibindazi byose biraha kandi ukumva ari ishema mu gihe umwana wavuye ku ishuri arira mu rugo n'irindazi barimutumye arirya ageze ariruka akarizana akarirya ageze mu rugo ariko bane umuhanda wuze nuko bitangira ubireba nabari rero kuri abatangiye yego guta ishuri kuba imburamukoro kutagira icyo ukora kutagira uko uwo wubaha nuko bigenda bikura kandi uko bakora mu mbaraga nako bakora mu ngeso aho kugira bakure bagabanuka buriya sindamenya ubutwazakibaza ndera umujyi wa Kigali cyangwa se cya kigo kishinzwe rehabilitation na mije prof mayibobo zikuze zijya nkacagiye Lord Mayor Sam mayibobo zikuze zijya nkacagiye dutandukanye nese mfata moto noneho nivuyeho mpura n'umusaza ufite imbaraga ari kugenda nywa tineri motara arambaza
nk'uyu musaza Ibaze. ungana gutya ufite imbaraga zingana gutya ugenda unywa tineri mu muhanda yabura n'uburyo bwo kujya gukora ikede ko afite imbaraga gute se yananirwa no kudoda inkweto se Huh? donc nuko bitangira ariko ikibazo nari mvuze mayibobo iyo zimaze gukura zijyahe marine zikuze zibahe nizo zose nyine zo z'ibigabo bigenda binywa amatineri mu harimo muhanda bamwe bahinduka wenda abakarane hari n'abahinduka wenda bakaba abanyonzi cyangwa bakaba abamotari abo tugira amahirwe ariko abandi uko bagenda babisore hari ahantu bakarabira hano hepfo nzahakwereka nizo nawo n'ibyo bisaza biba birimo cyaza kandi kikagenda yose hariya kikikarabira urumva azanywe wani kumesa umwenda wumaranye icyumweru cyangwa bibiri umwenda uranduye n'umubiri uranduye akabanza akamesa agakubita hariya ubundi we agakaraba akota izuba imyenda ikaba yuma imyenda ikaba yuma akaza kwiyambarira akigenza ahandi aba yambaye buri iyo bakuze bajyayo niho bahinduka ibyo bisaza mayibobo zikuze niho bahinduka abantu bapakurura imodoka zimanuka Shyorongi hagati ya Kiruhura na Giti Kinyoni muri wa muvuduko imodoka zabaye nyinshi bagendera muri veni bariya nibo burira agaterura mu muzigo mu modoka muri pick up ifunguye yego akazigo kakabara gatwaye kandi ntiwahagarara ngo uteza mutaje ngo wiruke ku mufuka w'ibirayi bishoboka kuko ni abasore nigeze ku Gicyangogo nagiye nijoro twenda kugera muri Nyungwe dusanga mayibobo zitendetse ku modoka zipakurura zisigaje pine umushoferi yagize ubwoba bwo gusohoka mu modoka kandi ni mu ishyamba hageze cyakoze arazireka zirapakurura twari dutwawe n'umusaza rwose w'umujene w'umusore abavanyemo inkoni mu modoka yarimanukira bucici yakubise uwa mbere bahita bagera ibyo bapakuruye bimwe bari babitwaye atesha bikeya nyine nibyo urumva nk'uwo waba ari ubatwaye we yabonye responsibility uwari uw'imbere ye ntiyaramuzi ariko niyo mpamvu nyine twebwe tugira ikibazo cyo kuvuga ngo ntabwo ari njye biriho ukabona imodoka y'imbere yawe bayiteruyemo umuzigo kubera ko yawe itari pick up ariko nawe ejo ukicecekera kandi nawe ejo uzazana pick up umanukana akazigo uvanye Musanze warebeye nawe ejo bizakubaho nibi byose biba kubera ko turebera ko bitari kuri twebwe yego kubera ko bitari kuri twebwe hari umubyeyi gito ntari buvuga amazina umuntu yaramubwiye ati umwana wawe ko atakijya ku ishuri ahubwo nkabona agendana na ba bandi banywera urumogi kuri kiriya gikuta umubyeyi aramubwira ngo sinakureresheje urumva uwo muntu yakongera ntibishoboka twebwe turi bande ibintu byose turarebera ukagira ngo aho uri ntibizahagera kandi wa mwana udatesheje urumogi ahubwo agata ishuri urebera nabura amafaranga yo kugura urumogi azaza aterure radiyo iwawe cyangwa azagufatiraho icyo bati urayampa cyane wararebeye so ngayo nguko nka babandi bafumbwe par exemple wa wundi wishe se ni kuri bitangira yagenderaga intwaro bareba yego nibyo ngibyo rero reka dutumikira abadutumye tunasoza Premium Construction Group ni abaenjeneri beza cyane b'abahanga iyo ufite ifaranga ryawe ufite ikibanza cyawe baraza bakagukorera ibintu byiza cyane kandi biramba ibikoresho byo barabyikorera urumva ntago bakora ibintu bisondetse ufite ikibanza cyawe baraza bakagipima bakareba iki kibanza kizajyamo inzu iremereye bingana gutya bakaza bagatangira process yo kubaka ukagenda ubishyura bitewe naho igikorwa kigeze bakorera hano i Remera mu marembo ya REB baravanze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga baracyari abajene cyane ndetse bafite n'ishami i Rusizi benshi banize hanze yongeraho nduguyanga benshi banize hanze nk'abamenyi kabisa nka wundi dukunze kuba turi kumwe we yiberaga hakurya y'amazi magari za Beijing za Guangzhou aho ni mu makaritsiye yiwe yego muhamagare rero kuri 0784 42 cyangwa 078555 80 yego kwa Sostene naho rwose ejo ni kuwa kane ngaya no musibejo umusibejo ni kuwa kane kandi kuwa kane haba hatangiye twatangiye kwishyushya ka weekend katangiye guhumura twatangiye kwishyushya kwa Sostene rero haba igisope cyiza cyane muri weekend
ariko nk'ibyo bidahagije ibintu byose biri muri hariya muri Vista Kigali ni byiza. Bafite ibyumba byiza byo kuryamamo, ni icyumba gifite n'uruganiriro kikagira n'urubaraza, bakagira sale nziza z'inama zishobora kwakira inama z'ubukwe, z'ibimina, iz'amakoperative. Indi nama nibagiwe ni iki? izitegura ubukwe, yego. Bakagira n'amasaro ushobora gukoreramo anniversary, bride shower, gutera ivi. Ibyo byose biri hariya muri Vista Kigali. Ese gutera ivi byinjiye mu muco nabyo nibyo warariteye? Aya nje wapi? Nariherereye uruwakera wowe. Genda uwakera. Gutera ivi rwose iyo waritereye hariya urugo rwanyu rumeze neza cyane. Ayinya wibabesha mamaza sostere abariteye nibo bameze neza. Ariko baba baritereye ahantu heza, by the way. Baba baritereye ahantu heza, hasa neza, hadekoye neza. Urumva none umukobwa baterewe ivi hariya akazana ituntu tw'utunyanga ntago aba ari byiza cyane, mba ngira ngo n'abahwituri. Yego, bakagira igikoni cyiza cyane. Ibyumba nabivuze. Yego bifite urubaraza na salo nabyo nabivuze. Nageze ku gikoni ubu ngubu. Nageze ku gikoni, nageze kwa Mucoma utunganya ibyotswa neza neza pe, ubizi kandi ugira isuku, unambara neza, ufite n'ikinyabupfura, ndetse n'abaseriveri babikuzanira nabo ni nkuko twakomeje kugenda tubivugaho. None bikubise agashyi ubu ngubu ibintu ni trebi hano muri Vista Kigali. Bafite biari nziza rwose ikinirwaho n'abantu b'abasirimu baba bungurana ibitekerezo, atari babandi bajya gukinira biari hariya mu Gahegeni binywera amatabi. Urankurikiye? Yego. Reka tubahe nimero zo kwa Musonera. 0785 40 80 40. Yego, ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira muri rompuwe neza mu mahuriro y'imihanda, ukareba munsi y'umuhanda witegeye Masoro, Inganda, Azamu, Bumbogo. Yego, tubona icyapa kinini cyane cyanditseho Vista Kigali, ukinjiramo izo service zose nahereye haruguru mvuga ukazikonsoma. Kandi rwose baba bafite nta nubwo ibiciro byabo biri hejuru, biri hasi cyane. Yego, ndagushimiye cyane mwari. Asante sana. Hanika rero, Hanika bafite abana nkuko mwabyumvise no mu kavideo. Ni byiza ko mugana ishuri Hanika Anglican Integrated Polytechnic kabisa. Bafite ibikoresho hari bikiri mu nyanja, nibimara kugera bigiye kugera i Nyanza tuzajyayo nabyo twongeye dukora ikindi kiganiro. Ariko vraiment baruzuye mu kwigisha A0 muri IT, baniteguye niya mécanique, hanyuma na AM zindi section ku bwubatsi. Ngira ngo harimo ubwubatsi, harimo na electricité na plomberie, byose birahari. Kandi no muri segonderi baba babyigishije akarusho. Iyo umwana wawe yigaga segonderi Hanika akajya muri kaminuza yabo 50% bahita urumva ubwo bwatsi ni bwinshi, ariko 50 uri kuyumva ni kimwe cya kabiri. Icya kabiri umwana waho arangiza segonderi afite permis provisoire, uwa kaminuza we arangiza afite permis définitif. Urumva rero ni ibintu byiza, ntabwo ari umwana wo kurangiza ngo uratangira ngo ushaka ujya muri auto école. Bifite auto école. Yego, wa mudamu yarabivuze. So mwakoze cyane rero. Zayo kwigiraho narayabonye. Amamodoka meza yo kwigiraho narayabonye. Ntwabibonye se? Narabibonye rwose. So asante sana mujyana abana kuri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yego, ndagushimiye cyane ku kiganiro cyiza uduhaye ibiganiro byacu. Byo nakagaruka.